Sunny boy. Kabisa wangu wakaritsiye. Gaturitsa aho ngaho uri kuga. Neza cyane ku isuku. Oya murebe hatagira wicwa n'ibiryo. Uyuzi ko nyine uri bujya nk'amaplatano. Ntago ujya uhubuka kubera ubuzi kuri buyamara. Sunny boy. Kabisa wangu wakaritsiye. Gaturitsa aho ngaho uri kuga. Neza cyane ku isuku. Oya murebe hatagira wicwa n'ibiryo. Avuga tuma bibakora ubwo soka. Birabica. Dore nirangura bishaka kugaragaramo waza ukicara hano ukajya. Kubimara n'amanota. Aha umubugitsi wa hirya none ureba. Oya ibintu biri misirite mujye mugitondera. Ibyo bintu bagira Ushobora kwicwa n'ibiryo. Wahomba iki? Hano harimo umwana wawe. ariko byibuze harimo abana. Mwajya mumbabarira. N'umubyizi twakwira tutakoze shuti. Uriya mwana wo hirya bamwitondere ni rutambi kabisa. Toragura. Kuya asuri kuzitoragura. Neza cyane. Nasakinaga n'ibindi. Aba batatu mu rugo bahica ufunga. Kiriya kigomba cyo ku ruhande. Wareka kubatsetsa abakiri. Uzi ko bana Ibi nivyo bigomba kuba bikenewe ariko mutukana bakabacangamo. Ntabwo kuza akantu k'akantu gatoya cyane. Ese iwanyu bateka ibiro bingahera? Twaragiye mu mwamusigariye ku rugo. Iwanyu muteka ibiro bingahe ka OG? Nganiza abantu. banzanira amata mbahereza. Ahari. Bazanye n'amata. Icyayi se wapi? Agiye ko bashakira amata. Icyayi bahita bagugara. Amajage birabira barayabona se. Oya imwe bihagije. Ese nibyo by'imbere nibo babiri. Bari ku Agiye gushiraho n'indi. Urashiraho n'indi ya kabiri bukure ya gatatu bukure. ahubwo we nongere guseka vuga bahoro reba nuvuga. Wereba nuvuga. Abagi barabashungera. Wajya kabati. Vi batiri zizihe. Ndetse gushaka kugura musego ahubwo si waroze. Mbere gusa. Umubumbe Bigete muri ku mubumbe. kubimara mbere amanota urabimara mbere aranywa na fanta. Kugira ngo uzemere ko birenze. kubimara mbere umubuditsi kubimara mbere umubuditsi umuswera we Se biri kujya hema. Kujya mu ngunguru. senamenye uyu se ko ntasa nk'urabimara nyuma Mazi yes. reba arahije oyo raho hije wagombye no kujya mu sharwa gihugu Ariko aho barya rwose baba. uyu muntu nkawe nkanjye fakaba ntagiye kuvuga ngo uyu muntu ni wo mu kihe gihugu uri kujya guduka aba bantu baracyaba mu Rwanda umuswera bimaze mbere yatangiye nyuma Ubundi ututu abimaze mbere yatangiye nyuma Ushaka guhita dukira friti baruze. ashaka kujya Wakoze akazi uri gukebaguza ibiki? Wahasi ibyo birayi. Byose birakura mbese ko dore barabimaze Kareba ishamba. mureka gutukana. Ibaho. hano ntabwo abimaze mbere ari kufinisha inda abimaze ibindi bicyuzuye arabimaze umubuditsi ari kubye abimaze mbere abajama barakanira gaske dape ya mbere umuntu ya kabiri umuntu ugiye kuyitwara nawe watwaye ni ya mbere guma ya mbere zatwaye kabiri ugiye kuyitwara niwe watwaye ni ya mbere bamwica ka oji kiyacyuye k'umukara ha ni bona petiman kubona rundi mujama bitanuza bamwica nde ko nawe ari guhacana
cyane uko cyo hirya nta n'urumva kigira nubwo cyakiriba nubwo ari bamwicane kwiyongeza indikurikiyeho bamwicane bamwicane y'agacaca arayiriye uhita ujya kwa Ru genda uhita wa Ru genda uwakabiri ageze ahakomeye uwakabiri ko bimushuhagera ibiryo byabuze bariye ibiryo birabuze uwa mbere bamwitakiye tuye uzi by'amavideo babona ko turi kumubiri we ibiryo bashyiraho imvange uwa kabiri reba atsinze nicyo gikapu birahari uriya agakombe kuba yatangiye afashe indi ya kabiri none agahita akabatsinze tape eshatu zikurikiranyije ari kwiyarurira tape eshatu zikurikiranyije bamwita kidunya bari bakabiri we watsinzwe ariko mu mwitondere ashobora kugushyira ahandi nkata umujama kubisa abiri ibiryo birabuze hano ibiryo birabuze kabisa ibiryo birabuze kabisa ifiriti baza kuyiza gusa byagenze naza ari zasha ku buryo binashize mu ntuza bigashira pepepepe yahiye yumva hani ibintu oya hano mwana mugiye cyaba bahereze muri bya bivoro baruriragamo aba bantu baranabataka kabisa gusa ni rero agiye kubirya neza arabarusha kurya ya gatatu churu ya gatatu ni ya gatatu churu ya gatatu kabisa ubwo imwe uyu mujama basorezaho urumva ashobora gukomeza ashobora gukomeza amarushanwa ashobora gukomeza ugasanga bano bakabaye hari umuntu watsinze tape ebyiri za mbere ariko kurya vuba ni amanota ukabimara mbere kurya byinshi ukarusha uwabimaze nayo noneho ubwo ni double ni wagwa double chance ibiryo barabatekera ibiryo birahari abangaba bari kuvuga ngo babazanirwa icyo kunywa ngo babe baranywa umuntu yagutera urusha n'amavuta garabashiranye barariye n'amavuta agashira mu safuriya bacamara barayikamije n'itangiriro peti ubu mwashiraho capati zingahe cyangwa amagi ushaka ngo bashiranga 10 zana amagi mani mwereka ingari ndimuyatoro oya ni 10 mukajya mutana cyono izo amagi nashobora ako kantu ni 10 mukajya mutana cyono ako kantu amajyari uko kurya amapura angana gutya mbese ko mutari kwarura mujye kwarura dore mwigiraga badanige no storera akazi ariko ntabwo ikaze yabari kwa gusubwo abaha ibiryo capati tuyo murasoze ibiryo bamanze bagereyo nyuma no barya capati eshanu bamanze bagereyo kuzizingira rimwe nk'ikirago ni 10 wanga uri kubagabanyiriza n'ubwamana nk'ikirago doni gutya siziba zimeze gutya rero no kugira gutya ikirago wanyumvishe ko kana ariko puting dish ubundi bubizi Weje witonze ugiye kwarura indi neza ufite bindi. Yo ugomba kwarura mbere ko tape ya mbere niho ayisi. Turi banjema. Kamanze nanjye mu mazi. Ibiryo turabishaka hadi. Turakomereza mu kindi gihugu. Kabisa. Ubwo biramutse hano bishize twagera mu indi restaurant. Birumvika. Ufate abantu mu bamagana bafite ngo oya kuba byashize batetse handi puri. Kuba byashize kuyakira. Ifiriti yaje. Imvange si hari. Oya uriya rurikurikiyeho. Imvange si hari. Watsinze uriya Imvange
ariya amafaranga yanjye shanze ngo nabe ndabona bitewe ko ntabwo muri ko bizagera ibiryo birabashiranye cyuraba mwajije resitora ifunze iki gihe koko mwe mujye birimo resitora irafunze oya dore mufate nka gutya umusukeho yuko nta kundi byajya murafata musukeho Ivange mu nzu nyine muhoza genda mwarura ibyo birahari babajya aho bari gutosha ibiryo hano ese ngo nanuboye amasane biti nyabikira yareke buyaretse nyareke nanone yareke ariyo hanze ushatse nyine arayo muri salo rero ndi kuvugana ngo musaye muri salo arayandi arimo tapi avuye yendi yazane hano harimo abakira babuze n'ibintu ese babona ibiryo n'aba bagabo bari aha ngaha bafite icyatsi cyangwa abakiriya se bari kubinjira nibyo randi byose mwarure nyine mubashirireho bazane mushaka irushanwa uyu mujama bamwitaga Rutambi ku biryo nawe ararozwe da umwana ajya yitunze ariko icyo kibwa kiri kuvuga gutyo ni iki ko turi gufata video zizarebwa n'abakirisitu cyangwa se tugiye gutuka abakiriya bashewe ubwo si ubwo buri mubi waruye biki aho ko areba iki bikeye ariko agura guhombya amanaje ifiriti ingana uca n'inuza si byihorere bibiza agaciro k'ibi kamerere tangira wateke kugira wongere ubu wa mbere mu bandi kwibyiga ndagukorana kera yibyiga ndamukorana mva mwabahungu shahana hatago bafunga benshi ndagaze ndabyemeye kabisa bapesa ntagazi kujya kwarura cyangwa watsinze yahita yiyishyura yahita yiyishyura umuhanga hano dore umuhanga mbereza akashana bayaro akorana ibintu atabyarura nongeye gufata ikijumba n'ubu ugiye kumara icyariga yapfa surahombi ntacyaba amasahani yabuze amasahane garabashiranye umva ibi byo murabimara mwemeye ariko hano haracuwamba ibi byo murumva oya aka kana gafite apeti kambagurire na vuba babashakira bahita bahanga neza ku isuku capati 10 bariye kunuza harano yabaye ubukwe barabatumira ibiryo bisigaye barabashakira ibiryo byarasigaye barabatumira video ndaza kukabereka ibiryo barabatumiye ibiryo barabatumiye ngo bajye kubijya mu byabimena bari biteguye kwakira abashyitsi 40 haza 20 bari bakuramo n'agashati kandi bagakuramo n'agapira aba uri kumva no mu rwego rw'igihugu bazagera nubona ahantu bageze iyi sahane mera nk'uyegeje hino bigaragare ko arabi ibyo navugaga ariko bikeye gutya ibyo bariye byigaragaza Ogenge star ababuditsi bara genza ahantu ubukwe bwe barazamo abantu 40 uri kumva haza 20 ibisigaye by'abantu 20 baza kubiri irushanwa ryagutsinze bareke biri kandi ko byakugonze turajya turapfa natetse ibindi mugire vuba mukese uri gushira mugeze washa mukiri inyama se zagiye tugikese ni wawe barajya ifiriti nacyo uzana ibintu man bagwa amazi bagukira navanga n'ibiryo mana ase banditse nk'ibiro gahaye urambaza icyo ubona uramujya muri sukamo n'amazi mwana ngo tape zose ni umuntu ugomba kuzitsinda nabibonye mu amazi uraje yarafite baradukeye ngo oya yabye ari kwarura neza bikeya ariko ifiriti ingana kuriya wenda ratavangamo amazi mbese nano mwere
Wabaye mu myinshi y'akazi uruje gusoba none naguragiye soba hano ari mu rugo nubona resitora ibyo nayitunganyije urabona ari hano uzayitunganya kangahe nabaguhaye amafaranga n'ubu ndacyafi kandi ko wabonye b'icyayi mwari n'umukobwa nuko uzategura irushanwa ry'abamwe nanjye ndimo Ninjye nzakamera numva amagambo tunye tuvuga umuntu uravuga amagambo mabi akazumvikana biramureba biramureba kabisa kabisa murarura ibindi batekera ibindi cyane oya bareke usha amarushanwa barakomeza wumva afite apeta arabimara ajya kwarura ibindi sibyo se ubimara arajya kwarura ibindi nawe bakomeza aha barihagitse we Ntabwo batangiye kubishogashoga guhaga biri kwegera imbere uburyo nta ya kane arajya ya kane irageramo irageramo kangahe se ababuditsi baraha ariko ndi kubona kizaza kiri mu manege ababuditsi baraha kabisa yayindindire abana baririra buri aho bigeze ubu ngubu nanjye amapura bagagiye kuza kabiri ndayishura nibyo ipura si icyabiri ndayishura kuyaruya si icyabiri nanjye uyu mwana abaye wa mbere n'undi abaye wa mbere komeje gutsinda wabatsinze mwana talent gute ushaka twabemba na fanta ikintu ukubwira kamanuza ikintu ukubwira ibiryo bigiye bizira ku gihe uko yambara n'icumi ewe we hayiweho bino biro nta kintu uri kubivugaho ibi bintu ni amateka haya ubutaha muzaba mwicaye ku gakeka ibintu ni amateka saa 11 birabiri kuri nibwo tubonye hano mu karere ka Ngororero abagi bameze gutya barajya ku rwego rw'igihugu arasetsa naga umutwe inyuma karamushimishije karere ka Ngororero burya dufite amaruza pe hano hari abana bari kujya yuko ndabanda bireba kuri ubu ndabivuga kuri radio hari agakomedi kanjye n'ubukanda umva se aba buretse ariko none uyu mwana we wagira ngo bari kubiha amagini wewe biragushiranye uretse ikiganza nyifotore kiri kuri hano hari abataka ongera ujya kwarura wenda birangiye ukanda kuri komeze mu Limited ka oji kiyetuye tape ya kabiri ya kane tape ya gatatu agiye ku ya kane agomba kujya n'amagi 9 niko yahoze aravuga tape ya gatatu umuntu uvuyemo bamwita papero amasahani 3 atsindiwe ku masahani 3 ahombeje ino resitora arayihombeje kabisa atsindiwe kuri 3 oya mukomere ntabwo ngiye kuzifuza Didi komeza mani komeza Didi agomba gukomeza paka ka oji limited urakomeza wowe Didi muhereze njana njama mwereza ni ka oji nibyo muhereze nibyo aya byose baba yarajya kwirurira Ingo ndayishuye barayishura muragwifutu amarushanwa yagutsinze ukabuhoro rero
mukomere nyine amarushanwa agomba kuboneka reka 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 Bwana ntabwo ushobora kumere. ntabwo yakomeza y'amarushanwa y'ibyo kurya mukomere da uramumenya ese twese amazi koma ku isahani batagutsinda bakuzanira urarura ibindi uragira dana n'ikarabire ryanjye bamuha ibindi ntabwo ngiye kubivuga Uzarirwa kangahe se? bamuha ibindi muditsi umuskara Waruhe ifrit. putinga Chips. Atusane nawe yini. yego beni yego we bafana banjye ngiye natsinzwe n'ubu ntabwo ngiye kubivuga Abonye abahungu aba baracyageretse dushaka kumenya mu wa mbere n'uwanyu tugiye kureba ifarashi kuye kenshi cyane none. njyewe nakubwiye ukinywa amazi mbese bityo bitajona nibyo wowe ikinywa Nawe ko wari ugiye kubifata. data icyo kwifata azabakore ariko inyungu nyinshi niye waruye bice naga gasukura Bamwita kidunyu nagakina n'ibiki. kera wabo oya hano yababeshe nuza ngaho mwicarire mu hano yaruye bicara bari kwibaza twitangire mbese utagiye abafana batabonetse mu marushanwa we kingura kuri desata watsinzwe uriya wicaye hariya Nakuremo ari amataratara. ibyo bisa nkaho bikaze kuriya watsinzwe yagiye uruhande rumwe we ibyo byo nimushake munabirye buhoro ariko mugire ute kora irushanwa ryanyu turabigura ko ngiye ibyo batarabimara ngiye tubigura ko ibyo batarabimara ni bari kwikanda gufata telefone kubera ibiryo ntayakora kuri telefone bamaze kugenda atagagize telefone ababumbyi barahari watsinzwe amarushanwa ari kuvuga Aravuga kangahe karanavugira. Bira byo nuzasigaje nuzashaka kusavyira akazuba. ahubwo twe dushaka kureba ngo ninde uhaguruka mbere abatsinzwe ukurikiyeho bikaba birangiye sibyo biravangwa Ndaza kwirira gatunda. bakubuze ngo witsindishe ese bajya ibikenda by'umuceri ura n'igice birananiye Oya rata amanje yanywa amazi. mwamuguze nyine ni wowe wigurishije mbese ko mwe oya didi yamuguze ngo atsinde bane rukara barahanganaga mu kujya bamwe yishyuye undi uyu ntashobora kuba yamuguze rukara ashobora kuba yamuguze asigare mu busharwa rwanda noneho ngo yari afite agahinda ngo yanguye ngo yariye ngo yaguze ibiryo ngo ahantu rukara ashobora kuba ngo none ngo yakonsomye amafaranga ye ngo kandi ngo yari yapfa gutsinda uyu mugabo bita kidumuzi Ntago kidunyu yamutsinda. sha icucu ryamanutse aho kabaye araza kuvamo finale Akwa kobe gafata mwana ugaterekana. Ako gatereka ngaho. wakongera ukabona Babarire. uzi kurara ariko yajyaga kurara urigaragara ku gitanda nk'umugore utwite Oya we unaye warura bijya ahubwo nukunywa ibizi mwana. didi yamuguze none se nimba yamuguze nawe yakuguze muhangane we muhangane babiri wature uratsinze ariko ubwo nawe ushobora kuba wemera kuri ari we wa mbere uriya ni wa mbere ubwo wa kabiri ninde
kaoji nuwe umva noneho wowe wagiye mu marushanwa uzi kuri uwa nyuma wabaye wa nyuma singuye hano bataza usubishamo ibintu muri kubyibonera nangaho katurebe none se byibuze uri kubona urabo wa kabiri cyangwa yewe ni yanjye yose n'uwa mbere katurebe kuba uwa mbere rero ni ukumara ibyo bize imbere ugahita ugenda oya bakafata ibindi nta bindi yakwarura abasore bashobora kwarura ibindi nubwo nyari ibintu uri kuvuga abantu bagakanda uri kuvuga kwarura ibindi bakakureba nabi kanzagende n'inzozi nawe wakigira ntabwo barabimara ibyo ni abantu barawukwiye maracyo ntabwo bagifite kugira yacamo kabiri ntabwo bibaho mwatuza ufite nawe wacamo kabiri ese iyo kamera iri gukora wowe nutuma ariwe uhaguruka mbere ka ushakira amafoke ntabukanye panireri ajya ibyo se wabiguze ko byakunaniye uri mubi biracyari mu marushanwa ibyo biracyari mu marushanwa abararangiza bahajye baburi ibindi bakagira ndoroshe nkomere se ndamategeko abagwana na mirindi abatereka wambabarira nkawe kangahe sha umva aha ho bari kuruma kamwe ndakora kamwe wajya nabiri kuvaho birira uriya mwana kubona dida atakoze irembo se tube ngaha mwajya kubona abintu biragerageza kwajya abantu umusese ari kure atazi uwapfuye babimumenewe nyine mwaho nyindi uri kuri nta muntu wo kureba ni wewe mbaza nyine umwaka ashaka umugabo ujyaga gutya mama nyagasani nta marushanwa se ntiyajya guhembe si amafaranga yajya ajya mu rwego rw'igihugu akazana umushahara mukagura inuza hari igihe yazajya mu marushanwa y'igihugu akagwayo bakamubaga yari akagwayo urabona aha ni mu rwego rw'akarere mu rwego rw'igihugu hari igihe izanaturika bakayidoda ikanubaye ubuse none se turetse nazashaka ikintu bita amashitani ngewe nkayabwumva mu ngemo nzagenda ajya cyane kandi ni kuzimu ni gutya bazajya nzashaka uburyo bushoboka bwose mbe naguhuzana temarirwe kabisa kuko urabona uyu arabishoboye bitari gufata ifite zigera mu 8 njyewe irushanwa ryo kurya niriba mu Rwanda nzashaka uburyo nakujyanayo uzavuga ngo ufite umukinnyi afite unyino yabona n'undi wese utegura irushanwa hari igihe akubonye yagiye wikina nubwo bibaho buri wese aba afite impano yereka inyogoye no kuzizamura biri kukunanira ibyawe nyine wowe byumva uko uri kubyumva mu kanya twabona uguye hano wahomba iki basa n'ababituba nanjye nongeye ndasaba babitubaza subira none kutubaza bikwica ibyo ubwo namenye ubwenge mbivuga hakiri ntubatuke ubu siyo dunuba ngo girazabutse ruguru waburetse se tukazamuka batatu tuba twangize irushanwa umwana we irushanwa arimo neza urabona sibyo arajya n'indi ya gatanu arajya pe yatangiye guceza hariya pati se wowe wakwibarira ukubaza iki ntabwo uri kubibona amaso ufite bape bamuguza nabyemera Chambape bakuguze ngenzi kuko abantu bose bakuvuga bya video se impamvu batamuguze eri amasini abiri wenyine mu gitondo hari ibindi yari bose bari ibijumba ahubwo cyanyweye amazi jewe byo byananiye man barujumba yari afite n'abandi baruriye se baki babici wowe rero tuzaguhuza n'umuntu bita inde komari atsinze komari nibwo yajya mu kare mu wallahi komari n'ambere nene ariko ndashaka kuzabona uwo komari uwo wariwe ajya ndashaka kuzamuha ntago muzi reba kaka base kajyaga abanyeshuri muramucakira ku buryo video ya kabiri ari uyu nguyu nawe ni uwinasi ntago muzi komari nuwahagana arindira abandi se tugira impamvu wese wakinnye wahiye
ntago ndi kwataka neza ntago uri kundeba ararira bantu none hano bana ntabwo byo murabima reba amapuro bamaze kujyaho wivuga ngo barabima baracyari muri kompe niba urakomeje baraturika mujye muturika n'uyu uri amwana wicaye natanze kuvuga ubiri ukarara aba champion no munsi tu oya abutape bwose niwe wagiye ubutsinda akakabiri nakakane ni uri kuna kari ageretse akubiye ke rukara ni mubi cyane oya uyu yakubiye barimo warashiraho igihumbi ukajya cy'umunani ukajya bibiri ukumva yarakubiye gace ariko komaro aramurenze da komaro nta kintu akubiye komaro ujya gidishi y'umuceri akajya n'imboga sha komari muri ko Abo nawe yanze kubyemera bakuguza yaga masina atatu y'umuceri yipiraho n'ubujyo ahagisha vuba none ubusani butatu ngo barakuga ayaka yakane niko nane ya gatatu iyo gatatu reba nabwo nta nubwo nyuma za neza tuba barashashidikana wewe barashashidikana biba yamaze kwitekerezaho mbese uko bigaragara akazi ni ukujya uraramuka yumva byanze arekera naguhatirize birarangira zigama byo kujya wahatira akirya ntacyo ubyumva bukeye umwe ari kuvuga umusebe banyita ikigwa ko navuyeho uyu bagiye kuvaho uriya rere kidunyu gahoro ntacyo uratsinda avanze gutuboga arengeze akana uko bake nayo ndayimara ndabose ngaho ndayakora urayakoraho sura abiciyemo kane undi pura iracyuzuye murebe komeza wataka kanze turebe hari igihe ashobora kuba ariwe champion umuntu atagira tekinike nijye kwa ngo kino kimanze kandi noneho umuntu utari mu marushanwa utazi aho aturutse kwa aya mapura angana gutya uri ari kuvuga ati ngewe ari ngewe nadutera turatugiye kumunanira buriya yageze iyo ajya hari abari kumva baturega mu nk'iyo filiki bayiretse hano hari umuntu urigaragura ku buriri n'umugore uca hirya oya umva dushaka kumenya uwatsinze kandi uwatsinze kidunyu wowe yamani numara iyo kura utsinze neza zamanika nshuti kuvuga ngo manika ababumbyi barahari bagaragaye uvuga ngo fogengisita maze bahite baguhana fanta nta yabishobora uyujuje bigeze aha vuga ngo fogengisita bahite baguhana fanta gongista bivuga wowe wabijyana n'umunsi wose n'iminsi ibiri n'uyu nguyu ari yane nini ya kane ari kujyana ishanwa ry'amanota bambi ry'amasaha batari kwemera ko hatsinzwe kabiri yaba ufite touch ntabwo wari urakandu ukabireba neza ukayashira amapura atanu kuyajya mu bari kwiruka kuri mucaka ya danda ndavuga se ni siporo za amasaha cyane bona rukara yo kujya nk'uko amapura atanu mu minota itatu uyu nguyu biragaruka mufate vuga ngo fogengisita wakwicara ku ntebe yawe uyu mugabo navuga ngo fogengisita arabatsinda oya ariko mugureke amavuta ntabwo uyu yatsinze nubwo urukumva buriya hari abantu batazi amarushanwa ibanga niri ibanga bundi rya shampiyona murajya tape yanyu mu bundi aba ariyo tsinzi kunuza kurushanwa urukumva wowe nk'ubu tuvugana wazakora wazajya mu bihugu bingahe bitewe n'amarushanwa wowe ukora n'imbaraga z'igifu n'ibitatu nyine nk'ibihe bihugu wifuza kuba wajya ariko bamujyana mu ni icy'abagande cya mbere nibo bazi gukanja no muri edwood bakubita uriya mukino aha ukongera ukagaruka muri indani
hano kwa Gisege. tubwire ibanga wowe wakoresheje kugira ngo abe ari wowe usigarana usigara mu mukino. Ubundi twebwe ibisanzwe burya tubifite mu ntuza tubifite urabona ko ndi umusore ariko tangire twibwirana amazina musore ngiye banyita Dukuzimana Abdou nkaba nkorera channel bita VP Royal Media nkaba ni izina ry'inuza ry'abakinnyi nkaba nitwa VP we bakwita nde ubundi bisanzwe bazeye bahise nidushimira Imana Olivier irindi sina ryanjye ry'akabyiniro akaba ari Gaplater. Tubwire rero irushanwa mbese tubwire ubuhanga ahantu wabukuye se utubwire ubu ikintu urusha abantu kugira ngo ube watsindira ube ari we waba champion mu bantu bazi kurya cyane. Nyine urareba iyo uhagaze mu rushanwa si ukuvuga ngo ni ukujya wiruka kuko ibyo muba murajya biba bizi nyine ibyo murajya nka gutyo urareba nk'aya mapuro yose ari hano nk'ayo mapuro yose ari aho iyo uzi ko nyine uri bujya nk'amapuro 5 ntabwo ujya uhubuka kubera uba uzi kuri buyamara. Iyo uzi ko utarajya uhubuka ujya witonze naho wa wundi ari uhubuka ni hahandi arangirira ku ya 3 naho wowe uba ugikomeza. Ni ukuvuga ngo iyo uriye vuba uratsindwa. Iyo uriye gahoro rero nawe ni ibisanzwe nyine wabibona nanjye tu hano mba nyikoreye hari ikindi akubwira murabibona neza cyane rwose abo twatangiranye mwabibonye ni ukuvuga ngo uyu musore yariye buhoro ndetse asoza nyuma abariye bose bari kwihuta cyane batsinzwe hari n'ababigaruye. Murabibona rwose uyu musore ni umuhanga atsindiye amafaranga 50,000 by'amanyarwanda rwose. Sinzi niba ahandi hantu yifuza kuba azakorera amarushanwa nawe yabibwira. Oya tu nanjye urareba nasaha gusa hari n'ahandi banegereje. Ubu urukumva wagenda umuntu bita Temarirwe mwagenda mugabo umva ukaba wanamutsinda beza. Ari munsi y'isina ya 5 ngende ku ya 10. Ufite impano kabisa musore courage kandi ndakwifuriza gukomeza umukino wawe ukazatsinda n'ahandi hose n'ibindi bihugu. Urukumva igihugu wumva watsinda ari nk'iki? Igihugu cyose kabisa n'abarundi bazi kujya ko nabatsinda. Ni wewe wa mbere mu Rwanda. Barabizi bose umusore uzi kurya bwa imva. Nanjye byanangaje pe byanangaje ajya ngo bagukubise n'amagi 7 wayamara. Oya wenda nk'icumi. N'icumi? 10 wayamara. Sawa tu ndabona ari byiza ni byiza cyane courage. Kabisa umusore uzi ibintu by'amarushanwa neza cyane. Wumve ko nta kuntu butagize musore amafaranga nayawe urayatsindiye nayawe. Nanjye nzayajyamo yabarushanwa rwose. Nanjye nzayajyamo.